Shalomu, amahoro n'ihumure by'Imana Data bibane natwe abanyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twifatanije n'abanyarwanda aho bari hose tuzirikana bacu batuvuyemo. Yesaya 61 ku murongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo yantumye no guciriraho itegeko ab'Isiyoni barira. Ahandi baravuga ngo yantumye guhumuriza ab'Isiyoni barira. Reka hari Siyoni tuvuge abanyarwanda. Ngo yantumye kubashiriraho itegeko ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Kuri inshuro ya 28 Imana ikomeze imitima y'abanyarwanda bose, ikadufate mu mugongo imfubyi, abapfakazi, abagabo bapfakaye n'abandi bose babuze ababo. Reka Imana igusange ihumurize umutima wawe ubabaye, ikwambika umwambaro w'imbaraga no gutumbira ibyiza, ikuzuze urukundo, ikuzuza amashimwe no kwizera. Humura, ntabwo uri wenyine muri uru rugendo. Ushikame, ukomere, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, arakubwira ngo baho. Komeza uhange Imana yawe amaso, haranira kwiyubaka no kwiteza imbere. Ejo hacu hari ibyiringiro. Ubumwe n'ubwiyunge tubigire intego y'ubuzima bwacu. Mukomere, mukomeza kwiyubaka muri ubu kwibuka kwa 28. Reka dusenge. Mana, ndagushima kuri Imana y'ihumure ryose, uri Imana ihumuriza imitima ibabaye, kandi uri Imana ihoza abarira. Uko wasezeranyije ab'Isiyoni kuzabambika ibyishimo mu mwanya w'umuborogo, ukabambika icyubahiro mu mwanya wo kwisiga ivu, niko natwe tubitegereje. Ngawe tugirire neza ubwoko bwawe Mwami, ubuhe gukomera no gutumbira imbere. Mana, imitima ntiheranwe n'amateka mabi, ahubwo imitima yongere yunamukire imbere ejo hazaza, kuko ibyo ufitiye abanyarwanda, ibyo ufitiye Mwami abapfakaye n'abapfakaje n'imfubyi ni byiza. Nubwo baciye mu bibazo, ariko ufitemo kubakura mu bisubizo. Reka amahoro yawe yimikwe mu mitima ya bose, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.